Inshamake z'igitabo cya Yeremiya. Igitabo gishobora kuba kigora abantu benshi kugisobanukirwa bitewe n'uburyo cyanditsemo ndetse n'ahantu giherereye kuri Bibiliya. Igihe cyose ushaka gusobanukirwa iki gitabo, hari ibintu by'ingenzi ukwiye kubanza kumenya. Ikintu cya mbere, ukwiye kubanza kumenya ko iki ni igitabo cy'ubuhanuzi. Ni ukuvuga ngo ku bantu twabanye muri video zagiye zibanza, twize ikintu cyitwa imyandikire ya Bibiliya. Barabizi neza ko uburyo usoma igitabo cy'amateka ntabwo ari bwo buryo usomamo igitabo cy'ibitabo by'ubwenge cyangwa se ibitabo bya poetics. Nta nubwo ari bwo buryo usomamo ibitabo by'ubuhanuzi, harimo n'iki gitabo cya Yeremiya. N'andi magambo rero, kuba iki gitabo ari igitabo cy'ubuhanuzi ni icyerekana ko ni igitabo cyihariye ukwiye gusoma mu buryo butandukanye. Icya kabiri ukwiye kumenya kuri iki gitabo ni uko iki ni igitabo cyanditswe Abisiraheli batari bajyanwa hehe mu bunyage. Ni ukuvuga ngo iki ni igitabo cyanditswe mbere y'uko Abisiraheli bajyanwa mu bunyage. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, iki gitabo cyagakwiye kuba cyegeranye n'ibitabo by'abandi. Ariko kubera uburyo Bibiliya itondetsemo, ibitabo by'amateka babishyize ukwabyo, ibitabo by'ubwenge babishyira ukwabyo, ibitabo by'ubuhanuzi babishyira ukwabyo, ubwo ni ubwo buryo Bibiliya igiye itondetsemo. Kubera rero ubwo buryo bakoresheje batondeka Bibiliya, niyo mpamvu igitabo cya Yeremiya kiri hano kiri, ariko ubundi inkuru zikirimo ubona ko ari inkuru zikurikirana n'inkuru ziri mu gitabo cy'abandi. Nanone ushobora guhita wibaza, iki gitabo cyandikiwe iki? Iki gitabo cyanditswe nande? Ni ukuvuga ngo iki gitabo cyanditswe bitewe n'uburyo Abisiraheli bari barabaye corrupted cyangwa se barateye umugongo isezerano bagiranye n'Imana n'amategeko Imana yabahaye, bagatangira kuyica nta kintu na kimwe bitayeho. Imfubyi zidafite kirengera, ababyeyi badafite umuntu ubavugira, corruption yarabaye corruption mu gihugu. Ni ukuvuga ngo nta butabera bukirangwa muri Isiraheli. Uko niko Imana yabahaye abahanuzi ngo babakebure, nibitanakunda ko bakebuka cyangwa se ngo bahindure imitekerereze, bahindure n'imikorere, Imana ibashyiriraho n'igihano, harimo no kuba bazajyanwa nk'abanyagano mu gihugu cya Babuloni. Iyo niyo mpamvu ni nabyo tugenda tubona muri iki gitabo cya Yeremiya. Hanyuma ushobora no kwibaza ati, hanyuma se iki gitabo cyanditswe nande? Biroroshye ko umuntu wabaza iki kibazo yahita akubwira ko kuba cyitwa Yeremiya nyine ni urucabana ko cyanditswe na Yeremiya, ariko ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo iki gitabo cya Yeremiya yari umuhanuzi, yagendaga ahanura ibyo ahanura, ariko Abisiraheli bari bafite ihame ry'uko umuhanuzi bamwemeza nk'umuhanuzi ari uko ibyo yahanuye bari kubona bigenda biba. Yeremiya rero igihe yahanuraga nta muntu wamwitagaho, nta muntu wumvaga ibyo avuga, ariko babonye bitangiye gusohora nibwo umugabo witwa Baruki, muri iki gitabo cya Yeremiya n'ubundi tuza kumubonamo mu bice 36, nibwo umugabo witwa Baruki yaje gufata inyandiko zose ziriho ubuhanuzi bwa Yeremiya yari yarahanuye. Nyuma y'uko bari barabonye ko bitangiye kugenda bisohora, baragenda babihuriza hamwe, aribyo byaje kuvamo iki gitabo cya Yeremiya. Ibyo ni ibintu by'ibanze ukwiye kumenya mbere y'uko utangira gusoma igitabo cya Yeremiya. Tubahaye ikaze rero muri iyi video, aho tugiye kurebera hamwe inshamake z'igitabo cya Yeremiya, igitabo cy'ubuhanuzi muri Bibiliya. Yeremiya. Igihe cyose ugiye kwiga iki gitabo cya Yeremiya, nakugira inama yo kukigabanyamo ibice bitatu by'ingenzi kugira ngo bijye bikorohera kugisobanukirwa igihe cyose urimo uragisoma. Uti ibyo bice bitatu ni ibihe? Tubonye ko igitabo cya Yeremiya igihe cyose ushaka kugisobanukirwa ukigabanyemo ibice bitatu. Ibyo bice bitatu ni ibihe? Kadukoreshe iyindi marker. Ni ukuvuga ngo guhera ku gice cya mbere cya Yeremiya kugera mu bice 24 muri iki gitabo cya Yeremiya, ibyo bigize igice kwacyo. Wihangane gatoya kuko turagenda tureba ibigiye birimo hano ndetse n'impamvu bigiye bitandukanye. Hanyuma igice cya kabiri
wagabanyamo iki gitabo cya Yeremiya igihe ugiye kukiga kugira ngo gisobanukirwe, ni uguhera ku bice 25 kugera ku bice 45. Iki ni igice cya kabiri cy'iki gitabo cya Yeremiya. Igice cya gatatu cy'iki gitabo ni uguhera mu bice 46 kugera mu bice 52 by'iki gitabo cya Yeremiya, ari naho igitabo kirangirira. Ubwo twasigarana ikibazo kibaza ngo ni ibiki bigize ibi bice uko ari bitatu by'ingenzi mu gihe umuntu agiye kwiga iki gitabo cya Yeremiya. Tubahaye ikaze muri iyi video aho tugiye kurebera hamwe incamake z'iki gitabo cya Yeremiya, uburyo n'ubutaha igihe cyose uzaba uri kugisoma kizajya kikorohera kugisobanukira. Ni ukuvuga ngo muri iki gice cya mbere, aho twavuze ko ari uguhera ku gice cya mbere cya Yeremiya kugera ku bice 24 bya Yeremiya, tubonamo imburo kuri Israheli. Ni ukuvuga ngo muri iki gice umwanditsi agenda aburira abayisiraheli ababwira uburyo babaye corrupted, ibintu bari gukora bidatunganye, ndetse ababurira ngo arebe ko bakebuka bityo babashe kugaruka mu buzima Imana yari yarabahaye. Bitabaye ibyo Imana ikabashyiriraho n'ibihano bizakurikiraho hanyuma. Iki gitabo rero gitangira twibaza Yeremiya ni muntu ki ku buryo aba n'umuhanuzi wo guhanurira ubwoko bwa Isiraheli. Mu gice cya mbere guhera ku bice 4 gutyo kugera ku 9 niho tugenda tubona uburyo Imana yatoranyije Yeremiya, uburyo imubwira uburyo yamumenye itaramurema, yamumenye akiri urusoro mu nda, ibintu nk'ibyo byose, uburyo Imana yamutoranyije kugira ngo azabe umuhanuzi wo gukebura ubwoko bwa Isiraheli. Uko ariko rero muri iki gitabo cyose tugenda tubona umuhanuzi Yeremiya agenda yadressinga cyangwa se agenda avuga ku bintu agenda abona muri Isiraheli bigomba guhinduka, bidahindutse hariho n'ibihano bizagenda bikurikiraho, harimo no gutwarwaho nk'abanyagano. Ibyo rero nibyo tugenda tubona umwanditsi agenda akomeza avugaho akantu ku kandi. Umwanditsi agenda agaragaza detaye akantu ku kandi. Urugero, hari nk'ahantu umwanditsi agenda agaragaza uburyo abashyitsi baje muri Isiraheli bafatiranwa bakakwa ibya mirenge. Agenda agaragaza uburyo imfubyi zidafite umuntu wo kuzivugira. Agenda agaragaza uburyo abapfakazi badafite umuntu wo kubarengera. Agenda agaragaza uburyo hagiye habamo corruption muri Isiraheli, uburyo nta butabera bukigaragara muri Isiraheli. Buri muntu wese aca urubanza uko yiboneye. Buri muntu wese agenga icyiza bitewe n'uburyo abitekereza, akagenga ikibi bitewe n'uburyo agitekereza. Aho kugira ngo bagendere ku murongo Imana yabashyiriyeho, icyo Imana yise kibi bakite kibi, icyo Imana yise cyiza bakite cyiza. Ubona ko Abisiraheli baba barabaye corrupt, baba baribereye nk'Imana, buri wese akora ibyo abona ko ari byiza ku giti cye n'ibyo abona ko ari bibi ku giti cye. Uko niko buri wese agenda yirebaho mu kwikunda kwe, ubona ko ba rubanda rugufi nta muntu wo kubarengera bafite. Umuhanuzi akagenda bitunga agatoki abereka ati nyamara ibi bintu byari bikwiye guhinduka. Iyo bigeze mu bice 7 gutyo gukomeza, umwanditsi agenda agaragaza uburyo nubwo Abisiraheli bijijisha bakazana ibitambo mu nzu y'Imana, bagatambira ibitambo mu rusengero rw'Imana, ariko ko iyo bageze hanze baba nk'abanyamahanga bose, ndetse bakaba babi no kurushaho. Umuhanuzi yerekana uburyo nubwo Abisiraheli mu rusengero batamba ibitambo by'intama nk'uko Imana yari yarabibabwiye, iyo bageze hanze batamba ibitambo nk'aho ibyo bidahagije kugera no ku bana babo. Ni ukuvuga ngo iyo yari imico yo mu banyamahanga, yari imico y'ibindi bihugu byari bikikije Isiraheli. Bo batambaga ibitambo bagatamba n'abana babo. Gusa Imana kugira ibereke uburyo yo ari Imana itandukanye, ari Imana y'urukundo, aho kugira ngo umuntu apfe, Imana yari yarabashyiriyeho uburyo bwo gutamba intama igapfa mu cyimbo cyabo. Ariko bagenda bakaba corrupted, ndetse bakadopta izo mana z'abanyamahanga kugera n'aho bazitambiraga ibitambo
ndetse no kugera ku bitambo by'abana babo. Abenshi iyo dutekereza uburyo Abisiraheli bagiye bajyanwaho nk'abanyagano, dutangira kumva uburyo wenda bashobora kuba bararenganye, ariko ndi kugira ngo wumve uburyo ibyo bintu byari bikomeye. Wibaza abo babyeyi batakaga kubera abana babo batangaho ibitambo by'izindi mana. Ugende wumva uburyo izo mfubyi zatakaga, wumve gutaka kw'abo bapfakazi. Ese Imana iyo itagira icyo ikora ntiyari kuba yari Imana nk'intambirakibi? Uko niko Imana yagiye ibereka ibintu bidakwiriye, ndetse ibereka ko mu gihe cyose batagize icyo bahindura, Imana izabashyiriraho igihano, harimo no kujyanwaho nk'abanyagano. Ibyo nibyo tubona muri iki gice cya mbere, guhera ku gice cya mbere kugera ku bice 24. Ni ukuvuga ngo igice cya kabiri guhera ku bice 25 kugera ku bice 45 tugenda tubona ibihano kuri Isiraheli ndetse n'ibyiringiro bizaza hanyuma. Ni ukuvuga ngo guhera ku bice 25 kugera ku bice 45 tugenda tubona Imana igenda ibabwira ibihano bizakurikira nibaramuka badahindukiye, ndetse n'ibyiringiro bizaza hanyuma. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko umuhanuzi aba yamaze gutanga imiburo cyangwa se imiburo ku bwoko bwa Isiraheli, agenda yadressinga ibibazo bigiye biri muri Isiraheli bizatuma Imana nibaramuka badahindukiye hari ikizakorwa, noneho Imana igaragaza ibihano izabagezaho. Uko niko ubwami bwa Babuloni ku ngoma y'umwami Nebukadinezari, Abisiraheli bakiriye ubutumwa bubabwira ko ubwami bwa Babuloni buzatera Isiraheli ndetse bukabatwara nk'abanyagano mu gihe cy'imyaka 40. Urumva ko Imana yadressinze ibibazo biri muri Isiraheli, igenda ibereka ibintu bidatunganye bakwiye gukosora, ariko bagenda binangira mu buryo bukomeye cyane, kugeraho Imana yaje kuvuga ati okay, nkwiye kubanyuzaho akanyafu, nkazana justice kugira ngo mubashe kubona ko ibyo mukora bidakwiriye ndetse bikwiriye guhinduka. Iyo bigeze mu bice 30 kugera mu bice 33 gutyo, umwanditsi agenda agaragaza ko nubwo bimeze gutyo, Abisiraheli bafite umutima ukomeye nk'ibuye utabasha kumvira amategeko y'Imana, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana izabahindura umutima, ikabahindura umutima ukomeye nk'amabuye, ikabahereza umutima wo kumvira woroshye nk'inyama. Ndetse umuhanuzi agenda abikomezaho muri detayi, akabereka ko amategeko yanditse ku bisate by'amabuye, hari igihe Imana noneho izafata ayo mategeko ikayandika ku mutima w'inyama zabo, ku buryo noneho amategeko atakiri ibintu babona aho ngaho bavuge ngo ntukagire gutya ntukagire gutya, ahubwo noneho akaba ari mu mitima yabo, ku buryo kuyumvira biba ari ibintu bimeze nk'aho biri automatic, cyangwa se ibintu nyine byoroshye bidasaba kubishyiramo imbaraga zikomeye nk'uko byagiye bibananira, byagiye bitambuka. Ibyo byose rero bitegereje ku mugabo witwa Mesiya, ko ari we uzazana ubwami bw'Imana mu isi, ubwami bwo gukiranuka, ubwami bw'amahoro, ubwami bwo kumvira, ubwami mbese butunganye, ko uko ariko bizagenda igihe Mesiya azaza. Mu yandi magambo, iryo ryari isezerano ry'ibyiringiro bishya, yuko nubwo Abisiraheli bafite umutima unangiye kubw'umugabo witwa Mesiya, hazaboneka uburyo Abisiraheli bahabwa gukiranuka gushya, bahabwa umutima mushya, bahabwa kumvira gushya, nk'uko n'umuhanuzi Yesaya nawe yari yaragiye abigarukaho. Icyo rero nibyo tubona muri iki gice cya kabiri. Hanyuma mu gice cya gatatu guhera ku bice 46 kugera ku bice 52 tubonamo noneho ibihano ku yandi mahanga. Ni ukuvuga ngo hano noneho tugenda tubonamo uburyo n'andi mahanga nayo azahanwamo. Ni ukuvuga ngo mu gutangira Imana yakoresheje ubwami bwa Babuloni kugira ngo buze buhane Isiraheli.
ni ukuvuga ngo ubwami bwa Babuloni bugira amaboko yo kubasha gutera Abisiraheli ndetse babajyana nk'abanyagano mu gihe cy'imyaka 70. Ariko noneho Imana igenda igaragaza ko nyuma yaho n'abanyamahanga nabo bitewe n'uko nabo nta justice bagiraga, nabo batwaraga ibintu mu buryo bwabo, nabo basengaga ibigirwamana, nabo batambaga ibitambo by'abana babo ndetse ku bigirwamana, nabo ibihugu byabo byari birimo abagore barira buri munsi, bafite abana bataka buri munsi, bafite imfubyi zidafite kirengera. Ni ukuvuga ngo iyo dutekereje uku guhana Imana yazanaga, hari igihe tubishyiraho amarangamutima tugatekereza ko Imana iri kurenganya ubwoko bumwe cyangwa se hari ahantu iri kubogamira. Ariko hano tubona Imana ibanza guhana Isiraheli ndetse n'ayo mahanga yakoresheje ihana Isiraheli kugira ngo ibereke ko ikiri kubahanira nacyo ari nacyo kiri mu banyamahanga. Imana igenda yerekana uburyo izahana n'andi mahanga, ihereye kuri Babuloni ukagenda ku Bamowabu, ugakomeza ku Basiriya, ugakomeza ku Banyegiputa, ugakomeza ku mahanga yose yari akikije Isiraheli. Imana igenda igaragaza uburyo nabo bazahanwa igihano kibakwiriye kubera kubura ubutabera mu bihugu byabo. Umuhanuzi rero asoza iki gitabo agaragaza uburyo Babuloni izatera ubwoko bwa Isiraheli ndetse bakabatwaraho nk'abanyagano, nk'uko tubibona mu gitabo cya kabiri cy'Abami mu bice gutyo nka 25, niho tubona uburyo Isiraheli yaje guterwa ndetse Abisiraheli bagatwarwa nk'abanyagano mu gihugu cya Babuloni. Gusa nanone ikintu gitangaje ni uburyo iki gitabo gifite umusozo udasanzwe, kuko iyo bigeze mu bice 52 iki gitabo gisozwa n'inkuru isa nk'aho iri random, ni inkuru iza from nowhere, ukabona nyine ni inkuru itandukanye n'iby'umuhanuzi yavugaga. Uti ni inkuru imeze gute? Mu bwami bwa Babuloni nyuma y'uko Abisiraheli bari baratwaweho nk'abanyagano, urumva iyo batwaraga nk'abanyagano umwami niwe wa mbere babohaga bakamutwara nk'umunyagano. Ariko noneho bageze mu gihugu cy'ubunyagano nyine uvuga ngo bari muri Babuloni, tubona umwami Yehoyakimu abohorwa bitewe n'uko yari yarakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Umwami akamuhereza ikaze ndetse akamugirira ubuntu, akamugirira imbabazi, ndetse nk'aho ibyo bidahagije akamuha ikaze ku meza y'umwami, akamubwira ko ariho agiye kuzajya arira ubuzima bwe bwose bwari busigaye. Urumva mu bwami bw'ubunyagano yagakwiye kuba ari kugirirwa nabi, yagakwiye kuba ari gukubitwa, yagakwiye kuba ari gufatwa nk'umuretwa, nk'umucakara muri icyo gihugu. Ariko turi kubona kubera yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, ariwe Imana yari yaranasezeranye isezerano ry'uko izazana Mesiya mu isi, akazana ubutware bwe mu isi, ndetse ko nubwo Abisiraheli batwaye nk'abanyagano ko hari igihe bazongera bakagarurwa mu gihugu cyabo. Ni ukuvuga ngo turi kubona umwami Yehoyakimu aho kugira ngo abe ari kugirirwa nabi nk'umuntu uri mu gihugu kitari icye, ahubwo umwami amuhereza ikaze ndetse akamuhereza ubudahangarwa bwo kurira ku meza y'abami ubuzima bwe bwose. Iyi nkuru isa nk'aho iri random, isa nk'aho ari inkuru ije nyine from nowhere, ukabona ni inkuru ije gusoza igitabo. Nyamara mu buryo bujimije hano Imana ibiri kubereka uburyo nubwo bari mu gihugu kitari icyabo, ariko Imana itazabura kubagirira neza. Nubwo umwami ari mu gihugu yatwaweho nk'umunyagano, ariko ubona umwami agirirwa ubuntu bitewe n'uko yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Ibyo bikaba nk'ikimenyetso cy'uko Imana nubwo iri kubacishaho akanyafu, nubwo Imana iri kubahana, ariko bitazabuza yuko isezerano ryayo yagiranye na Dawidi bitabuze ko Imana izakurikirana isezerano ryayo uko byagenda kose. Ndetse muri ayo masezerano irikomeye bari bategereje nuko Mesiya azaza mu isi, akazana ubwami bw'Imana mu isi, ndetse muri Mesiya ko aribwo amahanga yose azamenya Imana y'ukuri, twese hamwe tugatangira kuramya Imana ya Isiraheli, kuko ariyo Mana y'ukuri ikwiye guhimbazwa iteka ryose. Umuhanuzi yari yaragaragaje ko biciye muri Mesiya n'igitambo cye
n'uburyo azacungura abantu nk'uko umuhanuzi n'ubundi Yesaya nawe yari yarabigaragaje, uburyo azakubitwa, uburyo azashenjagurwa, ariko muri we hakagaragarwamo gukiranuka gushya, aho abantu bose bazabasha kumvira Imana. Nyuma y'uko uwo Mesiya azaba akoze ibyo byose, ko aribwo noneho twese n'abatari bafite Imana n'abatari bazi Imana ya Isiraheli, ko aribwo twese tuzaba duhawe ikaze tukaramya Imana imwe n'ubwoko bwa Isiraheli. Ngicyo igitabo cya Yeremiya, ubuhanuzi bwa Yeremiya ngubwo mu ncamake zawo. Tubona ko ari igitabo gikubiyemo judgment cyangwa se igihano cy'Abisiraheli, ariko nanone kikagaragaza ibyiringiro bishya bya Mesiya uzaza n'icyo azakora, usibye ku Bisiraheli gusa, ahubwo no ku nyokomuntu yose n'abanyamahanga twese turimo. Ngizo incamake z'igitabo cya Yeremiya. Tubonane mu yindi video.